Igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza aho waba uherereye hose, nizereye ko kugira ibihe byiza kandi turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu. Urakoze kuba ufashe umwanya ukaba ugiye kureba video y'uyu munsi. Mbere yuko dutangira video rero nk'ibisanzwe, reka tubanze dusuhuze umukunzi wacu wadusabye ko twamusuhuza. Nawe kandi niba ukeneye ko musuhuza, wibuke usige izina ryawe aho hasi muri comment. Uwadusuhuje uyu munsi rero ni umuntu ukoresha account yitwa Ino TV 25. Thank you so much kuba usiga comments iteka kuri channel, ndabyishimira cyane kandi nizera yuko nawe abantu barajya kugufollowinga batera inkunga ibyo ukora. Reka rero uyu munsi tuganire ku imitoma ukwiye kohereza umukobwa. Uyu mukobwa ushobora kuba warangije kumufatisha, cyangwa se uyu mukobwa ushobora kuba ari ku ntangiriro. Uyu muntu se mumaranye igihe, donc iyi mitoma iraza gukora no matter what. Ni imitoma udashobora gusanga n'ahantu na hamwe. Muri makeya reba video yose urangize kuko ndayisiga nyuma yuko ndi kuvuga. Mu gihe urimo urakoresha imitoma, making sure yuko uvuga amagambo make ariko yuzuyemo urukundo. So no kuvuga yuko suko wamubwira amagambo y'ikirenga cyangwa amagambo menshi cyane, ariko mu gihe umusukumiye message nk'ingi ifite ibintu byinshi cyane yumviramo, cyangwa se message nyinshi uba umubwiye kandi akanyurwa n'umutima kandi akanezerwa. Ikindi, mu gihe uri gukoresha iyi mitoma, for example muri kumwe cyangwa se muri kuri video call cyangwa se umwohereje niyo message, making sure umurebe mu maso igihe urimo urayimubwira. Irinde ibintu byinshi bitari ngombwa. Ari igihe ugenda ugahurutura page na page utaka uvuga ibintu byinshi cyane, ariko ugasanga ntago birimo birinjiza ka kantu katuma umukobwa ashiduka umutima. So making sure yuko ukoresha aya magambo udakoze ibintu byinshi cyane, wandika ibintu byinshi. Nagerageje gufata amagambo nyagira magufiya cyane kugira ngo bikorohere kandi birimo message itambuka neza iryoheye amatwi n'umutima. Ikindi, hitamo igihe cyiza, nk'igihe mushobora kuba muri kumwe, aha niho cya gihe uyamubwira, cyangwa se muri ahantu hatuje, wamusohokanye, cyangwa se urabizi yuko atari busy. Urugero, niba ari mu kazi cyangwa ari drivinga ukamusukumira iyo message, urabona ko itaza gusoundinga neza. Making sure yuko aba ari ahantu atuje kandi ari ready kugira ngo yakire aya magambo. Ari very 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 powerful kuba yagira icyo amuhinduraho. Alright guys, ntabatsindiye rero, reka mbahereze iyo mitoma 10. Wanyuma wo ntagusanzwe. Making sure yuko ureba yose kandi ufata urupapuro wandike buri kintu cyose. Turi kumwe rero, enjoy.